mutabare Sandra Teta none arasaza abaganda arabamara arabica none arabamara mutowe mwuka byaramo muraba bampisa kamwe mu mujyango nyambe mutoye munyarwanda. Murabona ko uyu nguyu bita Teta Sandra niwe usigaye nono wihabiriza Weasel. Teta Sandra yaje gufata ikintu ngo agikubite Weasel, ni icupa yarafashe ashaka kuri kubita Weasel, ariko ngo umukozi wo mu rugo wo kwa Weasel aza kuba yafata Teta Sandra ati ntabwo uri bukore kuri boss wanjye. Baza kwa rero haba intambara bakomeza barwana. Slim Jesus. Inkuru iteye ubwoba cyane, so reka rero mite mbahereza ikaze bakunzi bacu, basuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese, impande zitandukanye z'igihugu, nanjye nsuza abaturanyi bari mu gihugu cya Uganda. Nzanye inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje ariko nanone ikaba inateye isoni mu kuntu, akaba ari inkuru yo bita Teta Sandra. Teta Sandra uyu nguyu muramuzi cyane, yigeze kwa Miss Rwanda ndakeka, yabaye Miss w'ikigo kimwe mu bihugu byo mu Rwanda, ariko ni umukobwa wari mwiza, wari uzwi, ukunzwe cyane, wari umustar, wari umwinfluencer ukomeye cyane. Aza kuba rero yagira gutya ashakana n'uwo bita Weasel Manizo. Uyu Weasel Manizo no muri mu itsinda rya ubwo ni Weasel na Radio. Rero uyu mukobwa rero niwe baje kuba barushinga, ariko mu by'ukuri uko byagenda kose ntago mu rugo rwabo ntago bishobora gushoboka ko hashira ukwezi tutarumva inkuru ngo ya Weasel na Teta, ngo umwe yakubise undi, ngo umwe yishe undi, ngo umwe yagonze undi, ngo umwe yakwise undi isura arayihombanya. Mbese bibereyeho mu isi y'udukoryo ku buryo nawe utabitekereza, cyangwa se ku buryo nawe ushobora kubitekerezaho bikagucanga. So rero nitureba kuri iyi couple y'uwo bita Weasel ndetse na Teta Sandra, nituyireba turaza kugenda tureba zimwe muri bimwe mu bice byagiye biranga ubuzima bwabo, kuko kuva bahura ubundi mbere bagitangira gukundana abantu benshi barabishimiye urukundo rwabo, bavuga ati ya Teta Sandra yakundanye n'umustar, yakundanye n'umuhanzi ukomeye mu gihugu cya Uganda. Abantu inkuru barasa barishima, irabashimisha aho cyane. Nuko naho nyuma yuko ibyo byose byagiye bibaho, haza kuza none ikindi kintu. Mbere na mbere ibi ngibi bijya kugaragara, uwo bita hagaragaye ifoto y'uwo bita Teta Sandra bamukubise isura yikunja kabisa, bayikubise isura yose, maze biza kurangira bamukora icyo bita ngo ubuvugizi kuri haba za space n'ibiki byose kugira ngo uyu Teta agaruke mu Rwanda. Birangiye agarutse mu Rwanda, ariko nanone handi bavuga ngo aho yanyuze ntacu urwango, uwo bita Teta Sandra biza kuranya n'undi asuye Uganda kujya kwirebera umugabo wiwe Weasel. Akigerayo haje kubace mu bihe byiza, uza kubona uwo bita Weasel, nibwo haje kuzamo ibice byo kuba Weasel ngo yahereza imodoka Teta Sandra, aho yamuhaye imodoka nziza cyane, ariko nyuma y'amezi atari make nanone biza kurangira uwo bita Teta Sandra agonze Weasel, amugongesha imodoka yari yaramuhayemo impano. Mu minsi yashize rero uyu Teta Sandra yaje kwa yagonga Weasel, aramugonga kugeza ubu ngubu Weasel ntago akigenda neza, amaguru nyine yose yaragombanyije asigaye agenda ku kagare. Rero nyuma yuko rero uyu Weasel atangiye kugenda ku kagare, mwabonye ko habayemo amasaga, Teta Sandra baramufungisha, Weasel aramufunguza ati mundekere umugore bakimufungura ikintu cya mbere akoze yahise ajya gusura umugabo we ku bitaro, we ndetse n'abana be bagenda baramusura, barareba ukuntu bimeze, then birangiye batashye barongera barabana. Kuri uyu munsi rero tariki 22 tariki 22 ukwezi no kwa 9 nibwo hongeye gusohoka inkuru, hongeye gusohoka ino video iyi. Tura neza, baho neza, gubwa neza, byose urabikesha kugura inyubako nziza nk'iyi ngiyi, aho turi buyiguhere ku mafaranga make cyane. Iyi nyubako nziza gutya ikaba iherereye i Kanombe ku Gasaraba hafi n'ikibuga cy'indege. Ushaka kuba wayigura wahamagara nimero ya telefone igendanwa 0782007152 cyangwa se 0788359691.
murabona ko uyu nguyu bita Teta Sandra niwe usigaye nono wihabiriza Weasel, niwe usigaye wihabiriza Weasel, niwe usigaye ashaka kuba yamukubita. Nuza kureba muri iyi video ndaza kuba nayishyiramo namwe mwirebere, uraza kubona ko hano bita Teta Sandra yaje gufata ikintu ngo agikubite Weasel, ni icupa yarafashe ashaka kurikubita Weasel, ariko ngo umukozi wo mu rugo wo kwa Weasel aza kuba yafata Teta Sandra ati ntabwo uri bukore kuri boss wanjye. Baza kwa rero haba intambara bakomeza barwana bati ndamwica, n'undi ati hoya nagukora kuri boss wanjye. Uwo bita Weasel aricaye hakurya ari kuvuga ati umunyarwanda aranyishe rwose, umunyarwanda aranyishe, nimuze mutware umunyarwanda wanyu ndabona amereye nabi. Rero uyu bita Teta Sandra yaje kuba yajyanwa kurane n'umukozi wa Weasel, yajyanywe kurane n'umukozi wa Weasel, agerageza kuba mufata ati nago irino cupa nago ari kuita boss, undi ati ndari mukubita, bakomeza barirwanira ati ndari mukubita, n'undi ati nago ari kubita boss. Haje rero kuba haza kuba urabona inura kureba muri video urabona ko hano uyu Weasel urabona ko yicere hano rwose byamucanze, nagafite n'imbaraga zo kuba zakikura hari ngo abe yakikiza uyu mugore wiwe ushaka kuba yamukubita. So rero urabona ko hano uyu nguyu umukozi yakomeje kurwanya Teta Sandra, bijyara musunika mwikuraho, ariko Teta Sandra ahita afata icupa rinini cyane ngo ajye kuri kubita Weasel, mu gihe arifashe ngo ajye kuri mukubita, umukozi aramuhobera ati reka mbe nkuhobeye n'ubundi mbe numva uko bimeze. Noneho nuko nyine nyuma y'ibyo byose hahita hatunguka undi mukobwa ku ruhande asa nk'uje kuba yabihoshya. So rero ubwo urumva rero ni ibintu babibaje ku bantu nk'aba ngaba baba baravuzwe mu rukundo rudasanzwe, abantu tukishima tuti Teta Sandra yabonye umukunzi, yakundanye n'umusitari wo mu gihugu cya Uganda, cyane ko mu myaka yashize kumva ko umuntu ubana n'umusitari cyangwa ubana n'umuhanzi ukomeye byabaga ari ibintu bya danje, kugeza aho haje kuba hazi inkuru z'uko abantu benshi byamamare bitandukanye, kugeza aho ubwo haje kujya hazi inkuru z'uko ngo icyamamare runaka urugo rwe rwasenyutse, biza kurangira abantu benshi noneho kubana n'ibyamamare batakibigira ibya danje. Mu gihe rero kandi uyu Teta Sandra na Weasel bagiye bagaragara mu rukundo rwinshi cyane, bagiye bagaragara mu nkuru z'urukundo nyinshi cyane, kugeza kuri ubu ngubu iyo ugiye ku ma YouTube cyangwa se ku ma website, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, usanga titre yandikira igira iti imvura y'urukundo yahindutse inkuba. Reka noneho tuhite tuboneraho twinjire mu nkuru ya Sandra, Teta ndetse na Weasel, turebe ese bimeze biti. Mu masaha rero akuze y'ijoro ryo kuri uyu munsi nibwo mu gace ka Munyonyo mu mujyi wa Kampala n'ubundi akoreka mbere tuanze tujye ku nkuru y'ubushize bamugonga. Tuhere ku nkuru bushize bamugonga, hari narwo mu masaha akuze y'ijoro nanone, ubwo hari ku itariki 7 ukwezi n'ukwa 8 mwaka 2025, aho mu gace ka Munyonyo mu mujyi wa Kampala haje kwahinduka ikibuga cy'inkuru y'akababaro, ubwo urukundo rw'umuherwekazi n'umunyamideli ukomoka mu Rwanda Sandra Teta n'umuhanzi w'icyamamare mu muziki wa Uganda Weasel rwisukaga mu ruvangiye rw'amakimbirane, amarira ndetse n'amaraso. Iri ni ijoro ryabaye rirerire cyane, aho amakuru yaje kwemezwa na polisi ya Kabagala avuga ko icyo gicamunsi cyaranzwe n'amakimbirane akomeje hagati y'aba bombi. Amashusho kandi yakuwe ku bahibereye n'abaturanyi yerekana ko habaye impaka ndende, amagambo akarishye avugirwamo, ndetse hakaba n'abakomeje kubinyinga ngo bitaza kuba byaba bibi. Mu buhamya rero bw'ababonye ibyabaye ngo Weasel yagerageje gukomeza kuganira na Sandra nyuma yo guterana amagambo, ariko ahagarara imbere y'imodoka ya Sandra wari umaze kugira umujinya mwinshi, yacanye imodoka yari ifite plaque UBH 118Y, nuko iyo modoka ikomeza imbere mu buryo butunguranye igonga Weasel imukubita hasi. Ibyakurikiyeho rero byabaye ishyano, aho amaguru ya Weasel yaje kuba yavunika, agwa hasi cyane, arangije arataka, uburibwe bukabije, birangira ajyanye kwa muganga. Gusa ariko nubwo ibi byose byabaye, Weasel yaje kuba yarokoka. Bari aho rero bahise bamufata bamushyira mu modoka bajya kumuvuriza ku bitaro bya Mukwaya Hospital, aho yahawe ubutabazi bw'ibanze mbere yo koherezwa mu bitaro bikuru bya Nsambya Hospital, aho abaganga bahise batangaza ko afite imvune zikomeye ku maguru ndetse agomba kwitabwaho byihariye mu byumweru bikurikira.
reka tuhita twinjira no mu ifungwa ry'uwo bita Sandra Teta. Mu minsi yashize mwabonye ko uwo bita Sandra Teta iyo nkuru yaje gutuma afungwa. Turi kwibaza nimba uyu munsi hagiye hanze iyi video ese nabwo ntago biri buze kurangira n'ubundi atawe muri yombi, kuko uri kubona ko arimo aragaragara nk'uri gushaka guhohotera umugabo we. Nyuma y'ijoro rero ryuzuye impagarara, polisi y'Akabaragara yahise ihitamo gufata Sandra Teta. Akabaragara murayumva nyine abantu kera mwaryaga Akabaragara. Polisi y'Akabaragara yahise refata Sandra Teta imujyana kuri sitasiyo aho yahamijwe gukoresha imodoka mu buryo bushobora guteza ibyago ku buzima bw'umuntu. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala Luke Owesigia yemeje ko imodoka yakoreshwaga yafashwe kandi ko hakomeje iperereza ryimbitse ngo hamenyekane niba ibyo yakoze byari impanuka cyangwa igikorwa cyagambiriwe. Nta muntu rero akomeza avuga ko nta muntu uri hejuru y'amategeko kandi buri wese agomba kubazwa ibikorwa bye. Ariyo mpamvu uyu Sandra Teta bari bamutaye muri yombi. Sinzi nimba nabamini ahangaha ubutaha tukazinjira neza mu mateka y'umubano waba ngaba, akaba ari amateka maremure cyane, turaza tukazabyinjiramo byose ubutaha. Reka nse nkuhiniye ahangaha naje ku updatinga, ariko mwabonye ko ari ibibazo ni inkuru y'akababaro kubona couple nk'ingi famille yari ikunzwe cyane. Nekeza ko bamaje no kwibaruka abana barenze umwe bakabahora muri ibi ngibi, birababaje cyane. So reka minira ahangaha mbandi hano kugira ngo mbapdatinge mujye mumenya ko anytime banaza hano. Rero kora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. Stream Jesus TV, kora subscribe.